icyifuzo cyo gushyingiranwa. Waba warigeze ukunda n'abahungu babiri cyangwa abakobwa babiri mu gihe kimwe? Mbese urashobora gukunda abantu babiri mu buryo bungana? Iyi nkuru abikubwiraho byinshi. Ni inkuru y'urukundo iryoshye cyane, uzengukiramo byinshi. Ahari wenda bizahura n'ibyo wahuye nabyo mu buzima cyangwa se ibyo wumvise ahandi. Ikaza mu gice cya mbere ikaza biri mu rukundo, itaguho mukundana, ubushuti, kurera n'ubundi bumenyi ubuzima busanzwe. Igice cya mbere utangiranye n'amagambo umuhungu yabwiraga umukobwa ati inzara n'imihanda byose nanyuze sinigeze mbona umukunzi mwiza nkawe, gusa byarangiye mbonye umuntu mwiza nkunda kandi nawe akankunda, abandi bose bankomekeje umutima bambabaza mu rukundo. Ibyo nibyo nibwiraga ko ari ukuri, ndetse nasabye Imana izakomeza ikabana natwe iyo yatumye duhura. Ndagusabye dushyingiranwe. Ayo ni amagambo Fils yavugaga. Yashyize ivi hasi afite impeta ikozwe muri diyama, asaba ko yashyingiranwa n'umukunzi we. Bari muri resitora ariho byaberaga mu masaha ya saa 2 z'umugoroba. Fils yari yabiteguye neza we n'inshuti ye Peter ndetse n'inshuti 3 za Mbere, umukobwa bakundanaga. Abo bose barakumfasha kuva ibyo bihe bitangiye kugeza batashye. Imwe mu nshuti za Mbere Roveti yahise akuza cyane iti aragukunda cyane byemere. Indi nayo iti Mana yanjye sinigeze ntekereza ko Fils yajya mu rukundo bingana gutya cyangwa se yaba romantike bingana gutya. Arakomeza ati Mbere urahirwa cyane. Uwo ni Omaye wabivugaga, nawe yari inshuti ya Mbere. Mbere vuga yego vuga yego vuga yego. Inshuti ya gatatu ya Mbere yavuze yiyamira cyane ndetse naseka cyane. Ibintu byari bimeze neza cyane, ndetse n'abandi bakira baganaga iyo resitora batangiye kuza kwifatanya nabo. Mbese haza abantu benshi cyane batari bitezwe ko bari bube bahari. Ubwo Fils na Mbere bari mu bantu mo hagati yabo, abantu bafite amatsiko yo kumenya ngo Mbere aremera cyangwa ntari bwemere, gusa bose basinyaga ko yaza kwemera. Ibyo byose byaye